Inkuru ibabaje ni inkuru iramutse igarukwaho mu gitondo cyo kuri tariki ya 9 z'uku kwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni inkuru y'incamugongo rero iri kugarukwaho y'urupfu rw'umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Ni umuryango rero uharanira kurwanya ruswa n'akarengane, Ingabire Immaculée. Uyu mudamu amakuru amenyekanye mu gitondo cyo kuri tariki rero ko yitabye Imana, aho amaze igihe kinini arwaye, dore ko atajyaga akunda kugaragara cyane mu ruhame. Hari hashize igihe kinini cyane atagaragara mu ruhame. Hari amakuru ari kugenda agarukwaho y'urupfu rwe, ndetse binavugwa ko ngo hari ibaruwa rero Ingabire Immaculée yaje gusiga yanditse mbere y'uko rero agitaba Imana. Ibaruwa riri kuyemo amagambo akomeye tugiye kuza kugarukwaho muri aya makuru. Ni inkuru rero yababaje abantu benshi cyane, urupfu rwe mu by'ukuri bitewe n'uko uyu mudamu yari ingirakamaro cyane, dore ko yarenganuraga abantu, yavugiraga abantu barengana, ndetse ibintu bijyanye na ruswa ibyo nabyo ni mu byo yitagaho cyane. Uyu mudamu rero hari benshi yagiye avugira, urugero nk'igihe Titi Brown yari afunzwe, uyu mudamu yaje kumuvugira, birangira rero uyu Titi Brown aje gufungurwa. Hari benshi rero yagiye avugira, ndetse mu by'ukuri uyu mudamu wavuga ko u Rwanda rubuze umuntu w'ingirakamaro ukomeye cyane mu bijyanye no kuba yagiraga umusanzu atanga ku kubaka igihugu cy'u Rwanda, ntabwo yaba abeshye. Mbere yuko rero tugaruka ku bikomeje kugenda bigarukwaho by'ibaruwa rero yaje ngo gusiga yanditse mbere yuko yitaba Imana, rero reka tubanze tugusabe nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification yuzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye wakurikirana 5 kuri 5. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru unayasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe. Reka rero tugaruke kuri aya makuru ari kugenda babaza abantu benshi, cyane cyane abari basanzwe bazi uyu mudamu Ingabire Immaculée, buryo ki yafashagamo abantu, buryo ki yangaga akarengane, dore ko uyu mudamu ari umwe rero mu bavukiye mu gihugu cy'u Burundi. Yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, avuka mu mwaka w'1961. Urumva nyine uyu mudamu yari afite imyaka igera muri 64 y'amavuko. Mu by'ukuri uyu mudamu kugira ngo aze kwanga ikintu bita ruswa n'akarengane, hari ahantu byagiye bituruka, hari ahantu byaturutse mu by'ukuri bitewe n'ubuzima yavukiyemo, ubuzima yabayemo hano mu gihugu cy'u Burundi, akarengane yabonagayo, dore ko ubwo yavukiraga hano mu gihugu cy'u Burundi ababyeyi be bari barahungiye hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Urumva nyine ni umwana wisanze muri ubu buzima, ndetse gisanga muri ubu buzima nta ruhare yigeze abigiramo, ndetse n'ababyeyi be nta ruhare bigeze babigiramo, ahubwo ari ukubera amacakubiri ndetse n'akarengane kari mu gihugu cy'u Rwanda muri icyo gihe, ubwo ababyeyi be bahungaga bakava mu Rwanda. Uyu Ingabire Immaculée rero akaba yarakuze yumva agomba kuzarwanya ruswa ndetse n'akarengane bitewe n'ubuzima yanyuzemo bukakaye, aho abo yariranwe nabo, abo yakuranye nabo, igihe habaga ikintu cyo kuba bakwitangira abandi, yaganira rero n'igihe agaragaza ko ibyo byose rwose byabaga, akaza ku mwanya wa mbere bitewe n'uburyo ki yabonaga ko akarengane ndetse na ruswa ari ibintu bimunga igihugu, cyangwa se ari ibintu bimunga ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu rero no mu gukura kwe, mu kwiga kwe, yakuze yumva ko uko byagenda kose nabona akazi azarwanya ruswa n'akarengane, azahora aharanira uburenganzira bwa muntu, azahora ashyira imbere uburenganzira bwa muntu, ndetse agisoza n'amashuri ye yaba ayisumbuye ndetse na kaminuza. Urumva nyine byahise bimuhira. Mu gusoza amashuri ye ahita agirwa umuyobozi wa Transparency Rwanda, cyangwa se International Transparency Rwanda. Uyu akaba ari umwe mu miryango cyangwa se
umwe mu miryango yaharaniraga uburenganzira bwa muntu ndetse irwanya ruswa n'akarengane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mudamu rero hashize igihe mu by'ukuri atagaragara, hari haciyeho igihe kinini atagaragara, aho abantu benshi bari barakomeje kugenda bibaza batese mu by'ukuri yaba yaragiye hehe, ariko amakuru yaje kugera hanze ko arwaye ndetse yararwaye mu buryo bukomeye cyane, aho rero amaranye indwara rero ije kumuhitana yarayimaranye igihe kinini cyane. Aya niyo makuru rero ari kugenda anagarukaho cyane haba mu bitangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kugenda bigaruka kuri iyi nkuru. Uyu mubyeyi rero bikaba bivuga ko rero yaje kwitaba Imana mu gitondo cyo kuri itariki ya 9 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, nibwo rero amakuru ageze hanze avuga ko rero uyu mubyeyi amaze kwitaba Imana. Ni ibintu rero byashenguye, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi cyane cyane mu by'ukuri abakundaga uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi yakundwaga n'ingeri zose, baba abana, baba ababyeyi, abapapa, abamama, abakecuru, abasaza, urubyiruko. Mu by'ukuri bitewe n'ibitekerezo uyu mubyeyi yagiraga, yakundwaga n'abantu bagiye batandukanye bitewe n'uko ibitekerezo yagiraga ni ibitekerezo byitandukanya no kuba umuntu yarenganywa bikareberwa aho ngaho, kuba bashobora gutanga ruswa ugasanga baguze umuntu mu bintu runaka. Ibyo byose rero ni bimwe mu by'ukuri mu byo yarwanyaga ndetse ari nabyo byatumaga abantu benshi bagenda bamukunda. Uyu mubyeyi yajyaga avugisha ukuri, ikintu kimurimo yakivugaga, ntabwo yavuga ngo nimvuga iki ngiki se biragenda bite. Mu by'ukuri ikintu yabonaga kitagenda yakivugaga, yavugisha ukuri, ibishoboka byose yavugishaga ukuri. Niba abonye ikintu kitagenda kandi akabona kibangamiye rubanda, mu by'ukuri yakivugaga, ntabwo yaryaga indimi ngo abe yagira ibyo aceceka kubera ko ngo bishobora kumugiraho ikibazo runaka. We buri kintu cyose yakivugaga kitagenda, cyane ibintu bijyanye n'akarengane, nk'abantu barenganywa. Mu by'ukuri uyu mudamu yari ingirakamaro. U Rwanda n'Abanyarwanda babuze umuntu w'ingirakamaro, umuntu wafashaga Abanyarwanda mu kurenganura Abanyarwanda. Urumva nyine ni inkuru ibabaje, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babigarukaho mu by'ukuri bavuga bati tubuze umuntu w'ingirakamaro, igihugu kibuze umuntu mu by'ukuri wubakaga igihugu cy'u Rwanda binyuze mu bitekerezo bye. Mu by'ukuri abantu benshi nyine bakimara kumva aya makuru y'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée bakaba baje guhungabana bitewe n'uko bari basanzwe bamuzi. Ariko burya iyo umuntu umunsi we wageze arataha, iyo igihe Imana yakwandikiye ko tuzatahira kigeze urataha, nta kindi kintu abantu babihinduraho gusa. Ariko ni inkuru ibabaje nakomeje kugenda ishengura imitima ya benshi. Hari amakuru rero yari yakomeje kugenda agarukaho ko ngo hari ibaruwa uyu Ingabire Marie Immaculée yaba yaje gusiga yanditse mbere yuko yitaba Imana. Mu by'ukuri twaje kugenzura turashakisha dusanga yari amakuru y'ibihuha, nta baruwa yigeze yandika mbere yuko yitaba Imana. Yana amakuru ari kugenda rero acicikana, barimo barabeshya bashaka guprofitira muri iki kibazo cyaje kuba cyaba cyangwa se muri urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée rero waje kuba yakwitahira. Twagerageje rero gushakisha amakuru y'ibaruwa dusanga ni ukubeshya, nta baruwa yigeze yandika. Twari tuje kugira ngo tugwe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero katugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye ubona mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5, kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu wibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usigame igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugezaho amakuru acukumburanwa mu buhanga, amakuru acukumburanwa mu bushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Kadufate umwana rero tugushimire wowe wanyina tuvuga ko ntangiro z'amakuru kugerageza ku musozo ni by'agaciro komeye cyane w'ingenzi kuri twe. Ariyo mpamvu rero natwe tugushimiye muri kano kanya kuba wafashe umwanzuro wo kubana natwe ugatangira natwe amakuru kugira ageze ku musozo. Ni by'agaciro komeye cyane, ndetse tunagusaba niba ari ubwa mbere wanyina natwe twiyungeho kandi kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo
tujye twibanira 5 kwa 5 ko tuzajya dushyira amakuru notification ujye uzibona mu bambere amakuru yacu ugiye yakurikirana 5 kuri 5 kurashaka cyangwa se partage aya makuru unayasangize inshuti n'abavandimwe bawe ubundi tujye twibanira 5 kwa 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru ujye yabona uri mu bambere turagusaba rero kujya udukurikirana uko dushyizeho amakuru yacu rukajya uyabona uri mu bambere nkuko tubigusaba gukanda kuri sabone cyangwa subscribe jya muri comment utanga igitekerezo ikindi ukore like tujye twibanira 5 kwa 5 wakoze kuba natwe rero ciao ciao bye bye amakuru nakagaruka